inyanya kuba zikize kuri vitamine C bituma umutobe wazo ushobora gusimbura umutobe w'amaronji. Icyo ni ikintu cyiza cyane kandi usanga ko nyine umutobe w'amaronji kubera ukuntu amaronji akiza kuri vitamine C. Tuzagaruka nanone muri video nanjye nihe icyo nzaza nshaka kumenya cyangwa nigana hamwe n'amaronji, kugura amaronji hirya no hino mu masoko, ariko nayo usanga tutazi icyo adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. So ntekereza ko rero kubera ko inyanya zishobora gusimbura wa mutobe w'amaronji, ni ukubera ko izo vitamine zose twamaze kubona haruguru ziri mu nyanya, ariyo mpamvu nanone ishobora kuba yasimbura uwo mutobe w'amaronji. Tuvuga ku bijyanye n'ubuzima health, tuvuga ku bijyanye na diet imirire, kandi nanone tuvuga ku bijyanye n'amafaranga, of course living life skills, ubumenyi ngiro mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Hello guys, welcome back to Sari Fact TV, televiziyo yacu aho tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Uyu munsi rero twagarutse muri cya gice cyacu cya health fact, aho tugiye kugira hamwe ku bijyanye n'imirire cyangwa n'ubuzima, bwa buzima duhora twifuza, bwa buzima buzira umuze. So umukunzi wacu rero yaratwandikiye muri comment adusaba ko twaganirira hamwe nk'uko twari tumaze iminsi tuvuga ibindi biribwa icyo bimaze, akamaro kabyo mu buzima bwacu bwa buri munsi. So nawe rero yaradusabye ngo Salima ko wavuze kuri kokombure, ukavuga intoryi, ukavuga amashaza, why not kubera iki noneho utatubwira icyo inyanya zimaze, ko tuzirya buri munsi, tuzirya muri salade, tuzirya mu biryo, aho usanga abenshi badashobora no guteka nta nyanya bafite, hanyuma ariko bagasanga cyangwa ugasanga mu by'ukuri tutazi ngo inyanya zimaze iki, ese kubera iki tuzikeneye mu buzima bwacu bwa buri munsi. So rero karibu mu kiganiro turebereye hamwe icyo inyanya zimaze, ariko mbere yuko twinjira mu kiganiro reka mbanze mbasuhuze mbifuriza ishya n'ihirwe imirimo yanyu yose mukora, Imana igikomeza ibashyigikire, ibane namwe nk'uko namwe mukomeza kungaragariza urukundo hano kuri Sari Fact TV. So let's get started. Reka dutangire turebera hamwe inyanya ni iki, inyanya zimaze iki, akamaro kazo, ibizigize inyanya ni iki bituma noneho duhora tuzirya buri munsi. Mbifurije cyangwa mbahaye ikaze, nanabashishikariza kureba ikiganiro cyose kuva gitangiye kugeza kirangiye. Buriya ni byiza kuko iyo ucikirijemo ikiganiro hagati usanga nk'ibintu byiza byakabaye bigufasha burya biri nko ku mpera. So niyo ntabwo mbabwiye ko bitangirira ku bitari byiza, byose ni byiza, ariko buriya nyine ni byiza ko ureba ikiganiro gitangiye kugeza kirangiye. So let's get started. Turebere hamwe ibigize inyanya. Buriya inyanya zikungahaye kuri vitamine nyinshi cyane tudashobora gusanga ahandi mu bindi biribwa, aho dusangamo vitamine A, dusangamo vitamine B, dusangamo vitamine C, nanone kandi ugasanga zikize kuri vitamine E, bityo bigatuma inyanya bazita pomme d'amour cyangwa itunda ry'urukundo, cyane ko noneho inyanya ari nziza kuko zunganira imyanya yo kororoka, niba ariko nabyita. So urumva rero ko inyanya ni inyanya nyine. So ni ngombwa ko nyine ugomba kumenya ko ibyo bintu byose mu nyanya birimo. Mu gihe cyose ufashe inyanya ugiye kurya ugomba kumenya ko ibyo byose biri mu nyanya. Kandi ikindi kintu kidasanzwe ku nyanya ni uko inyanya zikungahaye ku yindi myunyungugu cyangwa ku indi myunyungugu idakunze kuboneka mu bindi biribwa. Iyo myunyungugu irimo nka radium, irimo cobalt, irimo nickel, irimo muringa, irimo fer, irimo bor, irimo iyo myunyungugu yose kandi ni ingenzi ku buzima bwacu. Ikindi kintu kidasanzwe, inyanya ni ingenzi cyane ku bantu babuze amaraso, abafite ibibazo by'imikurire, n'abarwaye arthrite, indwara ifata umugongo. So ntekereza ko mu zindi video zizaza, muri indi video izaza tuzavugira hamwe ku ndwara ya arthrite, iyi ndwara kuko henshi ku isi urabona ko yamamaye, iri gufata abantu benshi mu buryo budasanzwe, ariko icyiza ni uko tubonye ko inyanya zifitemo ubushobozi bwo kubasha guhangana n'iyo ndwara, bityo iyo ndwara ya arthrite iri gufata umugongo ugasanga benshi
urubyiruko, abakuze bose bari gutaka iyi ndwara y'umugongo. So ni byiza cyane rero ko tubasha kumenya no gusobanukirwa ko hanze aha hari ibiribwa tugomba kurya ugasanga nibyo miti yacu. So dukomeza rero turebera hamwe ko inyanya kuba zikize kuri vitamine C bituma umutobe wazo ushobora gusimbura umutobe w'amaronji. Icyo ni ikintu cyiza cyane, kandi usanga ko nyine umutobe w'amaronji kubera ukuntu amaronji akiza kuri vitamine C. Tuzagaruka nanone muri video nanjye nihe icyo nzaza nshaka kumenya cyangwa nigana hamwe na hamwe na amaronji, kugura amaronji hirya no hino mu masoko, ariko nayo usanga tutazi icyo adufasha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ntekereza ko rero kubera ko inyanya zishobora gusimbura wa mutobe w'amaronji, ni ukubera ko izo vitamine zose twamaze kubona haruguru ziri mu nyanya, ariyo mpamvu nanone ishobora kuba yasimbura uwo mutobe w'amaronji. So ikindi nanone ubushakashatsi bwagaragaje ko buriya ngo amababi y'inyanya ashobora gukorwamo imiti ishobora kwica udukoko twangiza imyaka. So ayo ni amakuru adasanzwe, ni amakuru meza twakabaye tumenya ku nyanya mu buzima bwacu bwa buri munsi. So kubera rero intungamubiri ziboneka mu nyanya cyane, inyanya zishobora gukoreshwa ubundi mu buzima busanzwe. Inyanya nk'uko twatangiye tubivuga ni imboga, ariko hari n'abazifata nk'imbuto. So rero inyanya kubera ukuntu zikungahaye kuri izo ntungamubiri zose zishobora gukoreshwa cyane, zikoreshwa cyane mu mafunguro agiye atandukanye, arimo nka salade, mu masosi, mu masupu. Uretse n'ibyo kandi inyanya zifite akamaro gakomeye ku buzima nk'uko twari tumaze kubivuga. So dukomeza turebera hamwe akamaro k'inyanya nk'uko twari turi kukavuga n'ubundi, ni uko inyanya buriya zongera ubudahangarwa bw'umubiri. Kubera ukuntu twamaze kubona nyine ibigize inyanya byinshi bigiye bitandukanye, zongerwa ubudahangarwa bw'umubiri. Ni ukuvuga ngo zifasha mu kongera immunity y'umubiri wacu. Ikindi cyane twabonye cyangwa twamenya ku nyanya nuko zirinda umutima n'amaraso. Ikindi zigabanya nazo cholesterol mbi nk'uko twagiye tubibona mu bindi biganiro byagiye bitambuka, bitewe n'uko nyine zifitemo ya myunyungugu twagiye tuvuga. Ikindi nanone zifasha uruhu kuba rwiza no kutangirika vuba. So icyo ni ikintu cyiza cyane, aho usanga hano mu Rwanda cyangwa uko twagiye dukura kubera ukuntu tuba twarakuriye mu bice bitandukanye, wabonaga nk'umuntu afashe nk'agashishwa k'inyanya mu gihe afite nk'igiheri, ukabona ashyizeho, hanyuma nko nyuma y'amasaha angahe ukabona yakuraho, ukabona hantu hari igihe dukona nyine ko cyumye cyangwa nyine cyumye, ukabona ko inyanya zifite ubushobozi bwo kubasha gukamura iyo myanda cyangwa nka muri rwa ruheri bya bintu byari birimo, maze igihe runini kigafata nk'ahantu hagahita humbuka vuba vuba. Hari n'abandi bakunda gukoresha inyanya muri mask, bagafata inyanya bakisiga rwose, ukabona nyine ko ari ibintu byiza ko inyanya zifite ubwo bushobozi. Ariko kubera kutamenya, kubera kudasobanukirwa, ugasanga nyine ubwo bumenyi ntabwo dufite. Urumva ko inyanya rero ni ikintu cyiza cyane ugomba gukoresha mu buzima bwawe bwa buri munsi, haba muri salade nk'uko tumaze kubivuga, haba mu isosi cyangwa uko waziteka kose, inyanya ni nziza. So inyanya zifitemo lycopene, niyo mpamvu rero iyo zitetswe zituma ya lycopene yinjira neza mu mubiri. So bivuze ko rero ari byiza kurya inyanya nanone wazitetse, kugira ngo iyo lycopene nayo umubiri ubashe kuyikoresha. So rero nkomeza kugushimira wowe wakomeje kubana natwe muri iyi video y'uyu munsi, aho twavugaga ibyiza by'inyanya, akamaro kazo n'impamvu ugomba kuzirya, kandi nanone ukazirya wasobanukiwe akamaro kazo. Ndagushimira cyane rero wowe ukomeje kutwereka urukundo, ukomeje gukora share, subscribe, comment, likinga video ikagera kuri benshi batandukanye. Nongera kukwibutsa wowe urebye iyi video gukora subscribe, kugira ngo ubutaha nanone uzabone kandi no kuri notification, kugira ngo ubutaha nitwa-uploading ikindi kiganiro kijyanye n'imirire cyangwa ibindi byose bivugirwa hano kuri Sarifac, uzabashe kubibona mu ba mbere, maze ukomeze kuryoherwa n'ubumenyi tugenda tukugezaho buri munsi. Murakoze cyane, Imana ikomeze kubana namwe. Bye bye, naho tugerageze gutaha.